ngo niko senye ninde utagura indaya ko nayo nyigura niherereye. Umuntu agiye ku ibari ari ibiti bitatu by'inyama muhira bariko basoroma imbwija inyuma y'urugo nazo z'ivyimeza yababwiye ati murimenya umuntu akijugunyamwo ibigiga 15 by'inyama mu ndimwe. Sinsenga. Urasenga? Oya, sinsenga. Urasenga? Oya. Okay. Reka rero twanzike ikiganiro cyacu. Dieudonné ati sinsenga, afite impamvu zimubuza kubikora, reka tubimwubahire kuko uburenganzira n'ubwe mu kiganiro. Wowe ubireba muri comment nawe uzadusangize ko ibi bintu bibonye. Hari bimwe ndeba nkaruhuka. Yego. Hari bimwe ndeba nkisekera. Nundi za stress zigasa nk'izigabanutse. Yego. Nshuti zacu mudukurikira kuri Makida Media na Bridge Official, turabashuhuje muraho neza. Uyu munsi rero kuri kamera muri kumwe na Basomengera, ku mashusho muramubona no mutumirwa wacu, amazina ni yayandi yabibwira. Turashimira mwebwe rero mudukurikira umunsi ku wundi mu biganiro byacu, mutwandikira comment, turabakunda cyane, ndetse mwebwe mwakoze subscribe namwe Imana ibaha umugisha kudushyigikira. Abatarayikora namwe ni karibu ukanda aho hantu handitse subscribe mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa handitse s'abonner. Abari Burundi turabatashya, inshuti zacu ziri Bugande, muri Canada, muri Amerika, mu Bufaransa, mwese turabashuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cyiza kandi ni ikiganiro sanamutima, ariko kandi ni n'ubushakashatsi ndetse n'ubucukumbuzi bwakozwe ku bintu bitandukanye. Uyu munsi rero nyakubahwa Dieudonné warambwiye ngo nyakubahwa ni perezida wenyine, ariko reka dutangire ikiganiro cyacu mu buryo bunyuranye nubwo dusanzwe dutangiramo ikiganiro cyacu. Turatangira ikiganiro cyacu dusenga kugira ngo nibura umuntu wakoze uyu munsi ntibyemere agira icyizere cy'uko n'ejo bizemera, ntacike intege, nanjye sincika intege, dukomeze duhangane, niko ubuzima bw'isi uyu munsi buteye. Reka rero twakire Dieudonné asenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu nk'uko nakubwiye. Turatangira binyuranye nuko dusanzwe dutangira. Ntabwo ndi busenge, ibyo ngibyo byihanganire n'abandi babyihanganire. Dieudonné urasenga? Oya. Dieudonné urasenga? Niba ushaka isengesho mu kiganiro senga. Ndashaka ko usenga ni wowe uri kuri kamera. Oya, sinsenga. Je ndi ku buhanga bw'ibyuma. Dukomeze ikiganiro ubwo niba utari gusenga, ya sinsenga. Urasenga? Oya. Okay. Reka rero twanzike ikiganiro cyacu. Dieudonné ati sinsenga, afite impamvu zimubuza kubikora, reka tubimwubahire kuko uburenganzira n'ubwe mu kiganiro. Wowe ubireba muri comment nawe uzadusangize ko ibi bintu bibonye. Rero twihuse, Dieudonné ukunda gukurikira imbuga nkoranyambaga? Cyane, ahubwo zizanye. Imbuga nkoranyambaga ubwo ndavuga Facebook, ndavuga za WhatsApp, uyu munsi rero heze icyitwa TikTok na YouTube. TikTok ntabwo nyikurikira. Ariko YouTube urakurikira? YouTube cyane. Ndagira ngo uze kudusangiza mu byo warebye, ni ibiki bigufasha, ni ibiki tuzi ko harimo ingeri z'ibintu binyuraho bitandukanye. Kuri YouTube buriya ibintu ndebaho byinshi cyane by'ubupfapfa, ibintu by'ubugabo bari kubyita ibizima n'ibipfuye, ibihagaze n'ibicuramye n'ibigize byose ndareba. Making sure ko wenda umwana adashobora kukireba, ariko byinshi ndabireba. Hari benshi harimo ibitutsi n'ibiki byose rero njye ndabireba kuko hari bimwe ndeba nkaruhuka. Yego. Hari bimwe ndeba nkisekera. Nundi za stress zigasa nk'izigabanutse. Yego. Sociale bisanzwe, imibanire y'ubuzima busanzwe, imibanire, ibyo byose. Hari n'imihanda. N'ibyo ku mihanda rero. Uyu munsi nagira ngo tuganire mu bika bitandukanye, ariko by'umwihariko turaza kugaruka ku gisata cy'iby'iyobokamana, cyo nshaka kugira ngo tuze kwibandaho cyane, ariko kandi ntabwo ndaza kukurimita, ndashaka uze kutuganiriza ibyo ubona bikubaka mu mimerere runaka.
nagira ngo dutangire utubwira mu byo ukunda kureba. Si ubwiye ngo ugire utunga agatoki ariko ntibinashoboka n'akamutunga kubera yuko iyo murebye Simba ndi kumuteza imbere. Yego, ubwo icyo turi burebe turareba ni iki cyakikubaka mu byo ureba, turagira ngo dusangize mu byo ukurikiye ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi. Ni karibu rero. Reka mbere ku biganiro byo ku mihanda. Yego, imihanda hari ibiganiro urumva abantu bari mu tuntu tw'ubusutwa, urumva kumva Damascene yageze gutya na gutya urumva kumva abantu barahangaye ukagira ngo nibahurira mu nzira bazesurana. Ngenda ngira n'amatsiko ngo iyo bahuye baravugana, kumva undi yasubije ariko abantu nkunda cyane bashimisha kurusha abandi bose bakora ibiganiro nk'ibyo witwa Jihadi. Sinzi niba umuzi. ntabwo njya mumenya. Hari ikiganiro yigeze gukora kuri kese ya Ndimbati. Ndimbati urayibuka? Bamufunga yajya kuburana akavuga yuko umuntu yafashe ngo yari yamukuye ku muhanda. We ntabwo nukurikirana kumvise. Wowe uradufasha. Abantu bari bamwihaye Ndimbati. Jihad aravuga yarameze ngo niko senye ninde utagura indaya ko nanjye ngigura niherereye. Aho ngaho yari arimeneyemo. Urumva Jihad rwose rabanisha nibonye umuntu uvugisha ukuri kuva nabaho. Guhera uwo munsi mbona ako kantu nahise nkora subscribe ahantu akora ibiganiro hose, ku macana akora ibiganiro yose uramukurikira. Jihad rero uyu ni umufana wawe. Ndakurikira cyane. Ni ukumuba hafi. Urumva hari undi. Ubwo Jihad agufasha iki se? Aransetse. Ubwo uwo nguwo ni umuntu ugufasha guseka. Ariko buriya hari n'ibintu bavuga, umuntu avuga gutyo, urumva Jihad bamufata nk'umuntu uri aho ngaho nyine w'igisazi w'iki, ariko buriya n'umusaza arasaragwa ku ijambo. Hari ibintu ajya avuga ukumva ni bizima. Yego, igihe ajya atanga ibintu by'impanuro ukuntu abantu bakamutuka, ariko yababwiye hari ibintu bimwe na bimwe byinshi abivuga byarabayeho kandi dedene ngo hari agasimba ngo bita agasamunyiga ngo kasuriye urutare ati nubwo utinutse ndaguha karati wa rutare nubwo utavuze. Jihad rero ni ndagukomye arabaha ariko ntibumva ati nubwo utavuze ariko ndumva nguhamije. Hari undi wundi muri abo ngabo bo ku mihanda ni benshi ariko reka mvuge babiri. Hari uwitwa Kasuku waratukana. Kasuku ntacyo yigisha. N'ibyo ashyiraho ntabwo byubaka. Waratukana. Birasenya, byangiza umuryango. Waratukana. Nta muco. Ngo nyine ndi kukubwira ku mihanda ibihari. Ubwo ku mihanda Kasuku no ku muhanda nyine. Ni uw'umuhanda. Ngo umuntu nubona ikiganiro cya Kasuku mbere yo kugikina uzabanza ubwira abana bagende. Kuko Kasuku ni uw'umuhanda nyine. Ni umwana w'umuhanda. Hari igihe hajya avuga n'ibintu bizima bimwe na bimwe ariko gahita ashyiramo igitutsi. Niko aremye ntabwo wamurenganya. Ashyiramo n'igitutsi kimwe n'uwitwa Dumba. Urumva abanyamihanda reka ndekera aho ngaho. Hanyuma rero hari abantu nanone bavuga amakuru. Abanyamakuru uburyo iyo warebye amakuru yawo biba bihagije, ntabwo ari ngombwa yo kujya kuri TV cyangwa kuri radio. Ubwo nawe uri kubamamaza, uri kubasabira poromosiyo. Hari Papa Primo. Ubwo Primo TV bagusabiye poromosiyo. Kari n'ijabo. Akaza mama rwa Gasabo Scovia. Yego. Scovia nawe nyagundi yahagurutse muri studio akibagirwa yuko ari kuri kamera akazisumba ari gukora amageste. Asimbuka nk'ibyo byawe. Asimbuka. Nawe ni sawa cyane. N'uwitwa Joseph Kuzumuremyi ukunda kuvuga amakuru cyane akiramo urugero rwa football. Bamvuniye umukinnyi ngo agize Vare na Mwuka. Vare ntiyabibonye. Mwuka iyo terime mvuze Mwuka ntiwamenye
ntabwo nzi ibyo ari byo ngibyo. Uramutse ureba umuryango wamenya Mwuka uwo ari we. Nuko hanyuma rero hakaza abavugabutumwa. Icyo gisataro cy'ivugabutumwa yobokamana ubwo ugiye kuzana yongo. Ubwo ibintu ibyo navuze ibyo nabanje kukubwira nayagumije yuko rwose YouTube ndayijagajaga. Wayijagajaga. Amacano ndayajagajaga. Urumva yongwe ntabwo njya suko mwanga ahubwo ibyo avuga simbishyikira. Ubwonko bwanjye ntibubashe kubira mbere biri hejuru. Ugomba kwinjira mu zindi mbaraga. Birandenge. Reka rero twinjiye mu gisata cy'iyobokamana. Yego. Hanyuma rero kuyobokamana buriya abantu bajya kuri YouTube bavuga iby'iyobokamana nkurikira Tayisire Twane kuko bavuga ibintu bumva byubaka cyane. Nyuma ya Twane n'abandi batambuka na Gitwaza hari igihe njya mureba rimwe na rimwe. Hari n'umuprofete bita Sultani Eric n'undi muntu narebaga naho sinamuretse ahubwo nuko ibyo yashyiragaho ntakibishyiraho yaravangiwe. Yataye umurongo. Yarawutaye se ko yawujugunye. Yaravangiwe. Umuntu bita Apotre Mbayahaga. Uwo nguwo ndashaka ko tuza kumuganiraho tukamutindaho rwose. Mbayahaga Bridge Official ndetse na Mark the Media Rwanda turaguhagurukiye. Ubundi Mbayahaga turakuvuga ukuri ntituvuga Mbayahaga kuko atari. Ubundi nari mfite abavugabutumwa babiri. Yego. Yari Antoine urumva. Noneho Antoine avuga ibintu by'umwuka cyane akinjira mu iyobokamana neza uburyo wumva icyunyunyi ikinyenga kiri mu ijambo. Mbayahaga we akigisha ahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwo hanze. Uwo rero ni ukenewe neza cyane kuko umukristo agomba kujyana n'iterambere. Nanuze na Rutayisire we arabijyanisha ariko we akaba harimo filozofi nyinshi. Kubera Rutayisire yarize cyane mu seminari mwese muri seminari akahigisha ariko nanone iyo ni na dogiteri. None wowe ibye kubyumva usaba kwitonda ugatega amatwi neza. Naho Mbayahaga we ni hanze ibintu bizinasekeje rimwe na rimwe ariko bikigisha gusa. Mbayahaga Rutayisire sindumuvugeho. Mbayahaga muri iyi minsi yaravangiwe yabaye umunyapolitike nawe w'umunyamafuti. Mbayahaga numvise iyo Mbayahaga aza kuba umunyapolitike muzima. Yego. Ntacyo byari kuba bintwaye nari kubabara abandi ni pasiteri wanjye aragiye muri politike. Agiye kuba perezida minisitiri. Niyo yaba konseye cyangwa se gitifu twebwe ubundi niba leta bakonseye serivisi cyangwa bamusiganira ntacyo byari bintwaye n'abandi basinda mu buriya rero nguciye mu ijambo gato. Uyu Mbayahaga biri arimo akora yavuye mu murongo kuko niyo irembo yinjiriragamo kugira ngo abone kwinjira muri politike. Arashaka kwibera umushikiranganje. Buriya ari kwiyamamaza ngo ndayishimiye mubone neza. Ntabwo mbizi. Mbayahaga uretse mwumvisha akantu hano yigishije mbere ataravangirwa. Mbayahaga utaravangirwa wari ufite mwuka wera. Umuntu agiye ku ibari ari ibiti bitatu by'inyama muhira bariko basoroma imbwija inyuma y'urugo nazo z'ivyimeza. Yababwiye ati murimenya umuntu akijugunyamwo ibigigabo 15 by'inyama mu ndimwe. Uyu Mbayahaga yari afite message nziza arimo akebura abagabo. Arimo akebura abagabo bataye abagore bakajya mu ncoreke. Hari naho avuga abakobwa bagura ibibuno. Bagura ibibuno bya biboro bambara. Ibintu bambara ngo bazanye amataye. Ukumva inyigisho ze
zirafatika. arafata umukristo akamuhuza n'iterambere, Yego. kuko hari ibintu by'iterambere n'ikoranabuhanga Bishobora byamaze kwangiza kwangiza abakristo. umuco ndetse bikangiza n'ubukristo. Yego. Yego. Ukumva ni umwigisha mwiza cyane, urumva. Hanyuma sinzi umuzimu waje kumutera. Numvise ejo muri yahagurukiye u Rwanda. Mbayahaga yagize gutya. Nabonye amafuta ari gukora muri iyi minsi. Nabonye ashobora kuba yaratangiye ku munsi perezida wabo yajyaga gusengera mu rusengero rwe. Baza Ndayishimiye ariwe wamuzaniye abazimu. Ariko uriya mu perezida w'u Burundi ubona adafite abazimu. Ndayishimiye afite abazimu. Ntabwo bizi. Arabafite. Bizi gupima abazimu. Yuri arabafite. Rega ngo muzabamenyera. Umwami wo mbuto. Umwami wo muri Bibiliya wasaze. None se Yabaye amakaburo. Karatandukanira Ndayishimiye. Yabaye amakaburo. Urumva? Ndayishimiye no kuba yajya mu rusengero kwa Mbayahaga. Mbayahaga ahereye uwo munsi. Disikuru Mbayahaga yavuze uwo munsi yibasiraga u Rwanda. Urumva? Yego. Niba ari na General Masunzu. Ntabwo mbyibuka. Urumva? Noneho guhera uwo munsi ibiganiro bigenda byikurikiranye. Ubona yahagurukiye igihugu cy'u Rwanda. Umva, wagira ngo barakimutamitse yandaye, wagira ngo twite mu Rwanda. Ahubwo arabyara u Rwanda ryari? Mbayahaga. Yarukura he? Uraza kubyara u Rwanda ryari ko mbona urutwite? Mbayahaga rero uretse gatoya ndi gushaka kumvisha noneho amafuti yibereyemo. Niyo mpamvu rero nakubuze kuri kamera rwose aruwitse umutwe cyane. Mbayahaga byagezeho izina rihinduka umuntu ahita bambayahaga. Ni Mbayahaga nyine, buriya umubyeyi baravuga ngo so nta kwanga kwita nabi, kandi buriya bene nka ririya zina rirakurikira. None se zina sirigenerana, buriya bamwise nabi cyane. Agize ngo agiye mu gisata cy'iyobokamana nabwo ajyamo nabi, yabatijwe igice. Uriya mugabo yashoyemo amaguru. Yabaye nk'umuntu usuzumisha uburebure bw'uruzi amaguru yombi. None hari kuvuga icyongereza. Gatangira nta kibazo, nabyo turagisobanurira abadukurikiye. Icyongereza kibaye gikeya. Ntacyumva byo. Your country is not my country. Your president is not my president. We are not brothers. We are just neighbors. So we have to respect each Urumva other. iyo ngengabitekerezo. Afite ingengabitekerezo mbi cyane. Ngo ntabwo turi Ngo ngiye perezida wanyu si perezida wanjye. Ibyo nibyo. Yego. Aba ngo kandi ngo igihugu cyanyu si cyo gihugu cyanyu. Nacyo nicyo. Ngo turi abaturanyi gusa. Ntabwo turi abavandimwe. Ngo ntituri abavandimwe. Kandi Ijambo ry'Imana yigisha rivuga ngo iki? Ngo twese turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Nibyo yigisha. Ni ukuvuga ngo rero uyu mutipe Ni umusaza w'umusazi. hano wari umusaza. Mukomeze mutege amatwi. Wamwumvise uyu mugabo yamaze gusohoka mu murongo we w'iyobokamana, yinjiye muri politiki. Ubonye agatuti yari ahagaze. Uyu ni umuvangirwe. Nyine agatuti. Aho yari ahagaze. Agatuti kari mu rusengero. Ngaho mbwira umwapotere ajya apotere si intumwa mu Kinyarwanda. Ni intumwa. Intumwa igiye gutuma kuvuga biriya. Ko abantu atari abavandimwe. Kandi rya jambo bigisha bavuga ngo twese turi abavandimwe muri Kristo Yesu. None rero mbwira uyu mugabo ati wimbwira kwamamaza perezida wawe ndamamaza uw'iwanjye. Apotre yahamagariwe kwamamaza perezida cyangwa yahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Bavuga ko bahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyo ngeze aha rero niho hari amavideo menshi cyane wareba. Aha niho wahereye uvuga ngo ntusenga. Sinzongera no gusenga. Ariko wigendera ku bakora nabi kugira ngo batume uba nabi. Umva ukuntu ibintu bimeze. Biragaragara ko Mbayahaga ni kimwe mu bimenyetso bigaragara yuko ibi bintu abazungu batwigishije ari icyuka. Iskamu. Sure. Ibi bintu ni byose. Iskamu. Mbayahaga ni Abanyarwanda nta munyarwanda usenga.
ugusabiriza, sibyo? Ahubwo twizera yuko Imana yo itumenyera ibidukwiye ikabiduha. Neza abana bawe ubaha uko bagusaba, ni ngombwa kubaha n'inshingano. rero nahise njye mvuga nti iby'aba batipe batwigishije ntabwo ari byo batwigishije, sibyo? kuko nta kuntu Mbayahaga wigishije ijambo ryiza nka ririya twarebye, buriya iriya audio wumvise mbere ikurikirwa n'ibyanditswe bimeze neza, arimo yongera kugarura abagabo batannye. Ni gute ujya mu kabari ukiciramo intongo 15 burushete 5 n'ibitoki bikaranze neza, nizikojeje ubugari, kandi abiwe bari kurya dodo zitarimo n'amavuta, zitarimo n'umunyu. kandi koko yarangiza ati sha mw'abakristo, ibyo ndimo mvuga mu cyongereza reka mbibabwire no mu kirundi. Uriya muntu igihugu cye si gwanje, perezida wiwe si gwanje, ntiturabavukanye, turababanyi. Urumva? Ntabwo tuvukana, ntacyo mpfana nawe. Kandi umubanyi nyine bivuze yuko ngo si itegeko, yanabivuze ntabwo ari itegeko ngo ukunde, ibaze. kandi bimwe yigishaga mbere byari urukundo, yigishaga urukundo, akubwira ngo kunda uwawe, none niba mutavukana nawe. na Yezu yigisha yavuze ngo mukundane nk'uko kubita urushyi rumwe mu musaya uzahindure, genda reka aho gukubita tuhihorere, ariko avuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego, ngo kandi ngo umukunde nk'uko Kristo nawe yakunze itorero. none ari kubabwira abakristo be ngo witegeka gukunda ntabwo ari itegeko rijyande. ubwo deja Mbayahaga rura rusengero barusenge barukoramo ibiraro by'inkoko. I Burundi ntabwo borora inkoko, ubwo borora iki? kandi borora amasazi, borora isazi. Urusengero rwo kwa Mbayahaga barwororemo isazi, kuko n'ibyo akora birambiye. urumva Sebarundi ni perezida, yabahaye umushinga ngo korora amasazi ngo azabateza imbere. Abarundi basigaye borora isazi ngo nizo zabateza imbere. Burundi twiganye nawe wansekeje ngo cyagijuju ngo ni perezida, kandi ngo barimo baragaba inka ngo nawe aragaba amasazi. Okay, so reka ducumbike ikiganiro cyacu tugana ku musozi, ko hasigaye iminota 2 kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Yego, Mbayahaga nahitamo ikintu kimwe, urusengero narufunge, ajye muri politiki. Ariko hari icyo mvuga ahangaha, kandi najya no muri politiki abanza ahinduke. ntabwo politiki ari u Rwanda, sibyo? I Burundi hari akazi kenshi ko gukora, sibyo? Burundi hari ikintu bafite kimeze nk'icya hano mu Rwanda. Twigeze kugira vision 2020, turongera tugira Rwanda dufite 2050 ngira ngo. Yego, twagize icyerekezo cya 2020 turakirangiza, kandi imihigo yagenze neza. Ubu turi mu cyerekezo cya 2050. Ubu Rwanda rufite gahunda. Burundi nabo bafite icyitwa imbonakazoza, ubwo ni viziyo, icyerekezo. Mbayahaga nashishikarize Abarundi uburyo bashobora kugera kuri ya mbonakazoza yabo, kandi iyo ubikurikiye uko bisetinze, uburyo byanditse, ubona ari ibintu bishobora kubyara umusaruro aramutse hatagiyemo ibintu by'ubugoryi nk'ubu Mbayahaga afite. Rero Mbayahaga mwapotere wanjye rwose naragukundaga, ariko warankoshonnye. Megabyte zanjye nagushyizeho rwose, zipfuye ubusa, zirahiye, urantwitse, urampemukiye cyane. Ariko uramutse wisubiyeho ni inshuti yanjye rwose. Ngayo nguko byanjye bya YouTube n'abayutuberi. Tutarasoza ikiganiro cyacu, nanjye nifite recommendation cyangwa se icyo nabwira uyu mugabo niba azakurikira iki kiganiro. Hari n'abadukurikiye muri comment muze kutwandikira. Mbayahaga mbere yo gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza na mbere yo kujya muri politiki,
uyu mu aposo abanze we nyirizina ahinduke, kuko ntabwo yajya muri politike afite ingengabitekerezo cyangwa se imyumvire ideoloji ipfuye y'urwango yo gutandukanya abantu, yo kubwira abaturage cyangwa se abantu bose bamukurikiye yuko atari ngombwa gukunda mugenzi wawe. Yararakaye cyane, abivugana umujinya. Ntabwo rero yajya mu rusengero ngo abwire abakristo bamukurikira umunsi ku wundi ko gukundana rya tegeko ry'urukundo ryavuyeho. Atwereke Bibiliya nshyashya yanditswe iyagendera buri munsi aho gukundana byavuyeho. Yego, azabanza yitwereke noneho tubone ko wenda tubyemere. Dieudonné ntabwo muri politike nahamukundira ko ahajya njyewe uhitamo, kandi no mu rusengero naho ndabona ntamukeneye, ahubwo mbaye hagakwiye kujya mu ishuri akiga. Dusoza wenda bayahaga ibyo mu ishuri byo nashaka azabyihorera. Urumva, nashaka azabyihorera ishuri, sibyo? Ahubwo niyizere iby'imibatizo. Ubwo se urumva akibuzera? Birasabwa yuko bacanira amazi. Uriya kenze kumubatiza umuri byarenge ngo mpanagurwe bose ngo umuriro uriya yahanagurwa n'umuriro, bagabucanira mu mazi bakamubatiza. Mbaye hagakwiye gucanirwa mu mazi, akabatizwa mu mazi ashyushye yatuye. Urakoze cyane kandi bye. Urakoze cyane nyakubahwa Dieudonné, turagushimiye kandi tuributse gukora subscribe, share, ariko banandike muri comment batubwire iby'uko bo babibona. Bambwire niyo mbaye hagatara abase. Aha ni mu mboni zacu, ariko mu mboni zanyu bimeze bite? Mwari kumwe rero na Usengimana Dieudonné kuri kamera, nanjye ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Basomingera. Turabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Yes, kandi mukomeze nyine mudukurikire, turabarekurira ibiganiro byinshi Miriro.